Ndagusuhujeho neza amatwi muri aka kanya, urasuzwa na Padiri Janvier, nkaba ngiye kukugezaho abatagatifu duhimbaza tariki ya 14 Kanama. Tariki ya 14 Kanama duhimbaza abatagatifu Maximilien Kolbe, mutagatifu Evrard na mutagatifu Marcel. Ngiye kukugezaho bimwe mu byaranze mutagatifu Maximilien Kolbe duhimbaza tariki ya 14 Kanama buri mwaka. Mutagatifu Maximilien Kolbe, amazina bwite yahawe n'ababyeyi ni Raymond Kolbe. Yavukiye muri Polonye mu mwaka w'1894. Ababyeyi be bari abakene. Arangije amashuri abanza ajya kwiga mu Bafransisikani, nyuma yinjira no muri novisiya yabo, akaba ari naho yaherewe izina rya Maximilien. Mu mwaka w'1912 abakuru b'Abafransisikani bamwohereje Roma kwiga teolojiya. Kolbe na bagenzi be b'abaseminari nibwo bashinze umutwe w'ingabo za Bikira Mariya utarasamanywe icyaha, zari zigamije kurwanira ishyaka Kiliziya n'umubyeyi Bikira Mariya. Ubwo hari mu mwaka w'1917. Arangije amashuri i Roma, yegukanye impamyabushobozi ihanitse muri filozofiya na teolojiya, ahabwa ubusaserdoti mu mwaka w'1918. Nibwo avuye i Roma asubira iwabo muri Polonye. Ageze iwabo yihatiye cyane kwigisha no kwamamaza umubyeyi w'Imana utarasamanywe icyaha. Azwi cyane ku kanyamakuru yanditse kakwirakwizaga mu bakristu hose mu gihugu inyigisho zijyanye no gukunda umubyeyi Bikira Mariya. Hashize iminsi yatangiye icapiro, yandika utunyamakuru tw'urubyiruko twasohokaga buri munsi. Byose amaze kubona ko biri ku murongo bikora neza, yafashe inzira ajya no mu Buyapani. Ajya ahitwa Nagasaki, ahashyira icapiro. Atangira kwandika akanyamakuru kitwa umurwa w'umubyeyi w'Imana Bikira Mariya utarasamanywe icyaha, kanditse mu Kiyapani. Kubera nyine iyo mirimo yose yakoraga ubutaruhuka, imbaraga zageze aho ziramushirana, umunaniro uramuganza, atangira kurwaragurika. Mu mwaka w'1936 Maximilien Kolbe yasubiye iwabo muri Polonye, araruhuka. Anakomerezaho gukora mu bwanditsi bw'ibinyamakuru bya Kiliziya. Ikinyamakuru yandikagamo icyo gihe cyari gifite abasomyi batabarika muri Polonye. Igihe intambara ya kabiri y'isi yose yatangiraga mu mwaka w'1936, ingabo za Hitler zigaruriye igihugu cya Polonye. Guhera ubwo rero imirimo y'ubwanditsi Padiri Maximilien Kolbe yakoraga irahagarikwa. Mu mwaka w'1940, kimwe n'abandi benshi, Padiri Kolbe yarafashwe arafungwa. Tariki ya 28 Gicurasi mu 1941, abapolisi ba Hitler bamwimuriye muri gereza y'ahitwa Auschwitz, ahantu hari hafungiye abakora imirimo y'agahato, hakaba n'inzu y'ihotorero ry'imfungwa. Buri munyururu yagiraga inimero ye. Nimero ya Padiri Kolbe yari 16670.
Mu mpera z'ukwezi kwa Nyakanga muri uwo mwaka w'1941, umwe mu banyururu yari bafunganywe na Padiri Kolbe yaracitse. Abapolisi ba Hitler baramushakisha baraheba. Komanda wategekaga iyo gereza arabisha bikomeye. Ategeka ko kubera iyo mpamvu hagomba kunyongwa abanyururu bagenzi be 10 bicishijwe inzara. Muri abo 10 harimo umugabo witwaga Franzek waborogaga cyane kubera agahinda k'umugore n'abana be yari asize. Padiri Kolbe abonye amarira n'agahinda by'uwo mugabo amugirira impuhwe, nuko yegera umukuru wa gereza amusaba kunyongwa mu kigwi cya Franzek kuko yari afite abana n'umugore yari asize. Komanda aramubaza ati wowe uri muntu ki? Aramusubiza ati ndi padiri. Nuko uwo mucungagereza arabimwemerera, amusimbuza uwo mugabo witwaga Franzek. Padiri Maximilien Kolbe yapfuye tariki ya 14 Kanama mu mwaka w'1941 yicishijwe inzara. Yapfuye afite imyaka 47 y'amavuko. Ku itariki ya 10 Ukwakira mu mwaka w'1982 nibwo Padiri Maximilien Kolbe yashyizwe mu rwego rw'abatagatifu na Papa Yohani Paulo wa kabiri. Uw'ingenzi uvuga wari muri uwo muhango wo gushyirwa mu rwego rw'abatagatifu ni Franzek, uwo Padiri Kolbe yarengeye akemera kwicwa mu kigwi cye. Nibyo koko ntawagira urukundo ruruta urwuhara amagara ye kubera inshuti ze. Mutagatifu Maximilien Kolbe ni umurinzi w'abanyamakuru, akaba n'umurinzi w'imfungwa za politiki. Umunsi mwiza ku bitwa ba Maximilien Kolbe, abitwa ba Evrard n'abitwa ba Marcel. Namwe mwese mwari munteze amatwi. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Padiri Janvier naho ubutaha.